byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Ten Sky Empire, n'utari wabikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe ya subscribe kuri Ten Sky Empire. Ikirenze kuri ibyo, Imana iguha umugisha. Nk'ibisanzwe Ten Sky Empire yiyemeje kuzajya ibagezaho amakuru y'abasitari bagiye batandukanye muri kategori zigiye zitandukanye, haba muri showbiz, muri music, muri gospel ndetse no muri entertainment. Aho ariho hose habonetse inkuru, Ten Sky Empire izibagezaho mu ba mbere. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye kuri bano bagabo bari bakunzwe n'abatari bakeya mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri East Africa, kuko abagabo bakoze amahita agiye akomeye cyane hagana muri za 2015. Aba bagabo rwose aba nta bandi babita Urban Boys. Urban Boys amakuru y'abari kubavugwaho ni makuru bwoko ki? Muri iki gitondo cya kare cyane rwose nibwo hazindutse inkuru yakomeje kugenda igarukwaho n'abantu batari bakeya, aho igitangazamakuru cy'igihe aho cyatangaje yuko igaruka rya bano basore rwose uko babyitangarije. Aba basore ubwo baganiraga n'igihe rwose bakaba bagaragaje yuko aba basore baba bagiye kugaruka muri muzika, ndetse bamwe na bamwe rwose ibiganiro bavuga yuko babigeze kure kandi ko bazagaruka uko bahoze mu itsinda rya Urban Boys. Nkundira wowe utari wabasha gukora subscribe, ukore subscribe ukande no kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye. Reka rero twigarukire kuri bano bagabo rwose bakunzwe n'abatari bake kuva na kera, bari bakunzwe kuko bavuga yuko ari abahungu bavukiye umuziki, kuko ahagana rwose ubwo Primus Guma Guma yabaga, byakomeje kugenda bigaragara yuko aba basore bakunzwe n'abatari bakeya ku kijyanye n'umuziki. Aba basore rwose nubwo batatanye hashize n'igihe kinini kitari gitoya rwose, bamwe bakaba baba mu bice bigiye bitandukanye nka Humble Jizzo akaba yaragiye kwibanira n'umugore wiwe muri Amerika, ndetse na Safi nawe akaba yibereye iyo ngiyo nawe. Umuntu uri mu Rwanda akaba ari Nizzo, ariko bigizemo uruhare na Humble Jizzo akaba ashaka yuko aba basore bongera bagasubirana, kuko ahanini ubiri kubigendamo cyane n'uyu mugabo rwose bita Humble Jizzo. Abantu benshi bakaba bameze kugenda batera comment bavuga yuko babakumbuye rwose, kuko ubuhanga bwabo n'ubushobozi bakumbuye kumva indirimbo zabo zabicaga bigacika. Murabyibuka mu gihe cyabo cyarangiye bari bafite na studio bitaga Super Level, yabiciye bigacika, yaciyemo abahanzi bagiye batandukanye, ndetse n'icyamamare muri ino minsi kiri kubica bigacika cyane murakizi, uwo nta wundi ni Bruce Melody, murabizi yuko nawe ariho yaciye. Aba bagabo rero uko uyu mugabo rwose yabitangazaga kuri kino gitangazamakuru, yivugiye yuko rwose uko byagenda uko ariko kose Urban Boys iri hafi kugaruka, kandi ibiganiro bigeze kure bishobora kuba byaba mu gihe cya vuba mukongera mukabona indirimbo ya Urban Boys nk'uko byahoze. Niyo mpamvu rero uyu mugabo rwose akomeje kugenda abigarukaho avuga yuko uko byagenda uko ariko kose Urban Boys ntawe izajya nk'uko bahoraga babivuga. Umunyamakuru yateruye aramubaza ati none Humble Jizzo uzabishobora ute, dore ko n'ubu ngubu mutatanye muri mu bice bigiye bitandukanye bijyanye n'aho muri gukorera cyangwa se muri gushakishiriza imibereho, ubwo mubigenza ute kugira ati muhuze mugire icyo mugeraho? Ngayo nguko rero ibya Urban Boys rwose. Aba basore byari bivugwa yuko rwose abantu bakomeje kugenda babivuga yuko bashobora kuba bagiye kugaruka, ariko ntibibe confirmed, ariko abantu benshi bakagenda babigarukaho, bamwe na bamwe bakabishyira no mu itangazamakuru, abandi bakagenda bavuga yuko ari amabeshyo. Ariko uyu musore rwose uko agenda agaragaza yuko ibiganiro bigeze kure kandi biri gutanga icyizere yuko bashobora kongera bakagaruka rwose nka Urban Boys Super Swag,
abahungu rwose bakongera bakagaruka bakaza bagakora umuziki ndetse bagahitinga nk'uko byahoze, ndetse n'umunyamakuru yakomeje kugenda amubaza nk'aho yamubajije aramubaza ati se Humble Jizzo, ukurikije umuziki wanyu muri kiriya gihe ndetse n'umuziki w'iki gihe, ntabwo ushobora kuba ufitiye ubwoba aba bapeti bari muri uno muziki muri uno munsi muri kino gihe cya kino gihe? Humble Jizzo nawe kumusubiza amusubiza yuko n'ubundi uko byagenda uko ariko kose impano ntaho yagiye, kandi umuziki uko byagenda uko ariko kose urakora, ubundi ibindi bikaza nyuma, ariko nta kibazo kindi kibirimo. Uko byagenda uko ariko kose Urban Boys izagaruka, kandi izagaruka vuba, kandi izakora amahiti ahambaye cyane nk'uko byari bisanzwe, kuko niba barasize abapeti rwose bagafata ikibuga, ntabwo bibaza yuko abapapa babo bakiburira. Ntabwo umwana yabona umubyizi ngo umubyeyi we najya guhinga awubure. Ubwo yashakaga kuvuga nyine Bruce Melody, kuko bamurereye rwose muri Super Level, namwe muracyabyibuka neza. Ngayo nguko rero ibya Urban Boys. Reka nkwibutse wowe utari wabasha gukora subscribe, iki ni cyo gihe kugira ngo ukore subscribe, ukore no kuri iyo nzogera ya notification. Niba kandi umaze kubikora, Imana iguhe umugisha, ni iby'agaciro gakomeye cyane. Ten Sky Empire niyo yonyine ikugezaho amakuru mu ba mbere kandi yuzuye ukuri. Niyo mpamvu rero ngushishikariza gukora subscribe, ugakanda no kuri iyo nzogera ya notification, kugira ngo tuzajye duhura mu nkuru zigiye zitandukanye Ten Sky Empire iba yariyemeje kuzajya ibagezaho umunsi ku munsi. Yari Uwayisenga Didier kuri Ten Sky Empire, ndabakunda cyane. Aya makuru yo nakagaruka. Imana ibaha umugisha, kandi wakoze cyane kuba wakurikiye ino video kuva itangiye kugeza irangiye. Imana ibiguhera umugisha.